twongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye Impamo Media. Uyu ni wa mwanya tukugezaho inkuru nziza kandi zizewe zacukumbuwe zigufitiye umumaro mu buzima bwawe. Wowe utaragira icyo ukora, twakwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira n'abandi babashe kugera kuri ibi byiza. Uyu munsi agace twabateguriye twakise inkuru n'ubutumwa. Ino nkuru tuyikesha umugabo umwe utifuje ko imyirondoro ye yajya hanze. Uno mugabo ni umusaza ufite imyaka igera kuri 75 y'ubukure. Yabyaye umwana umwe w'umuhungu. Uwo mwana aza kumunanira ku rwego yagezeho ajya yiba amafaranga muri banki, akiba n'imbunda akabigurisha. Uwo mwana w'umuhungu yaje kugera ubwo ya minsi 40 bajya bavuga ngo ni iy'igisambo yaje kumwuzuriraho. Uwo mwana iyo minsi 40 imwuzuriraho yari yibye amafaranga muri banki ya gisirikare, abiba n'intwaro. Uwo mwana nubwo yakoraga ibyo ngibyo, yafashaga umubyeyi we umwe yari asigaranye imirimo yose yo mu rugo, harimo guhinga ndetse no kwita ku matungo. Uwo mubyeyi yaje guhisha uwo mwana kugeza ubwo baje kumusanga ari inyuma y'urugo yagiye guhinga, umusaza yavuze ko ntawe uhari. Umwana baje kumufunga imyaka igera kuri 2, ndetse papa we yari amaze kuzuza imyaka 77. Ubwo yaje kuvuga ati se nta kuntu nakwandikira umwana wanjye urupapuro nkarumwohereza aho ari muri gereza. Umusaza yanditse urupapuro aravuga ati mwana wanjye maze kuzuza imyaka myinshi, nta bushobozi nkifite bwo kujya mu murima ngo mpinge cyangwa ngo nkorere amafaranga yo guhingisha abakozi mu murima, kandi n'amatungo nari mfite narayagurishije kugira ngo mbone amafaranga yo kurya mu minsi utari uhari. None n'amafaranga yarashize, n'imyaka yari ihari yarashize. Ubu se koko nzabigenze gute mwana wanjye? Nutaha ukambura uzamenye ko napfuye nishwe n'inzara. Umwana yarababaye, agahinda karamwica, yicuza impamvu yakoze ibintu bituma ajya kure y'umubyeyi we, akaba afite agahinda kangana gutya. Umwana yaramubwiye ati njyewe ngiye kwemera icyaha, mbabwire aho nahishe amafaranga n'intwaro, nazihisha aho mu murima inyuma y'urugo, bazaze bazishake. Ubwo bazaba bari guhinga nawe ujye bagenda inyuma uta imbuto aho bari kunyura bahinga bashakisha ayo mafaranga n'izo mbunda. Uwo muhungu yaje kwemera icyaha kugeza ubwo yaberetse aho bagomba gushakira ayo mafaranga n'izo ntwaro. Birangira babigenje uko yabivuganye na papa we. Papa we agenda anaga imbuto aho banyuze. Ubwo ubuyobozi bwari bumaze kubona izo ntwaro, bwemeje ko bugomba gufunga uwo mwana amezi 6 yonyine, bakamurekura kubera yari yerekanye aho yahishe ibyo yari yibye. Ubwo amezi 6 y'igihano yari arangiye, uwo mwana yasohotse muri gereza, araza asaba umubyeyi w'imbabazi, aza gusanga na za mbuto umubyeyi we yateye zari zimaze kwera, hasigaje kuzisarura. Barasaruye, bararya, barongera barishima. Umusaza aravuga ati kubera ukuntu nsigaye mbayeho ubwo wagarutse, ndi kumva n'indi myaka igera kuri 40 nayimara nkuzuza imyaka irenga 100. Ubutumwa bw'uno munsi buragira buti aho umuntu yaba ari hose, igihe icyo ari cyo cyose, ububabare yaba arimo bwose, biba bigishoboka ko hari ikintu yafasha umuntu uri mu buzima busanzwe muri sosiyete. Kuko nubwo n'uyu mwana yari afungiye ibintu bitari byiza,
byaje gufasha umubyeyi we wari usigaye mu rugo kuba yakohereza abashinzwe umutekano bakaza kureba ibyo yibye, bagahinga umurima na papa we akaza guteramo imbuto yari yateguye guhinga. Bityo rero n'uno musaza akaba yaributse kwandikira umwana we ibaruwa wari uri muri gereza. Rero mu buzima tugomba kubaho mu buzima butarimo gutererana abandi, kuko no musaza yaza gutererana umwana ntiyari no gutekereza igitekerezo cyo kwandikira se ngo amubwire uko babwira ubuyobozi aho ibyo bikoresho yibye bihishe. Byaje no gutuma umusaza n'umwana we bongera gusubira mu buzima bwiza, barishima. Niba ino nkuru wayikunze, twakwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mwari kumwe n'umuhungu wanyu ubakunda, David Remy.